umuntu wa mbere ugomba kwirinda mu buzima ukirukanka ukagenda n'ugukenera afite ibibazo byakemuka ntiwongere kumubona. Umuntu wirinda wa mbere na mbere, wa mbere numubona hirindwa yo kugukenera buri gihe ari uko afite ibibazo cyangwa afite serivisi agushakaho yarangira ntimwongere kubonana. ndamwumva cyane. Uwa kabiri ni umuntu utabika ibanga. Niba atabika ibanga ry'inshuti zawe cyangwa izi, ntiwizere ko n'ibyo uvuga n'abazabibika. Rukana mu izina rya Yesu. Turabaziranye barahari bose ku muhanda kare kare babara batarakubabaza, bikurinda bya bikomere mu gihe byakugezeho. Iyo bije bisanga warababariye. Uno muntu rero icyo kubwira ni uburyo asenya bagenzi bawe imbere yawe. Tazagira ngo ukozwe muri beto, tazagira ngo uri umunyambwa kumurusha, ahubwo nawe najya aho utari arakomanuka atuwamureba harara tinukubona kigenda gusa aturiyaza afite icyuriya atishireho paraleli mwumve ibyavuga. none se yanzu wayishiye sha wapi byana niyo cyumvise. Ariko ibyo yakoreye iwawe, ibyo yakoreye imbere yawe nibyo azakora mu gihe udahari. Gaje umuntu umwe gusa, uwo muntu umwe umuntu wundi yego dusoreze yego ni umuntu udashobora kugutega amatwi mu gihe ushaka umubwira ibintu byawe, ari we wahisemo ngo ubwire ibintu byawe, ariko ntagutega amatwi ukabona muravugana ari muri chat ukabona nta gihe afite. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabasuje cyane, nongeye kubaha ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries, niho uri kuturebera. Hanyuma ni hahandi amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndi kumwe na Reverend Ntambabazi. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Umeze neza? Nebaza Katonda. Reka dusuze inshuti zacu ziri mu gihugu cy'i Burundi, baradukunda cyane, natwe turabakunda. Imana ibahe Uganda, Misiri imbere ndabambagezeho, yego muri Tanzania ntubibagirwe cyane, ahantu hose badukurikira bumva Ikinyarwanda. Uburasirazuba bwa Kongo bankurikirana ari benshi cyane. Imana ibaho umugisha cyane. Wageze mu Ruhengeri ndamushuhuje cyane. Barambwira n'abantu benshi muri West Africa, hariya mu bihugu byo hakurya y'Uburengerazuba, ndabashuhuje bose aho baherereye, bose abakunda Ubumwe bw'Abera. Yego nkundira nge nisuriza abantu bane rwose. Abantu ba mbere nshuhuje ni umuntu w'umukozi wo mu rugo yemera akagura mayinite kugira ngo yumve ikiganiro asobanukirwe inzozi, cyangwa akamusharinga ku kawifi ko mu rugo, kuko byaroroshye mu Rwanda. Internet nshuhuje abanyonzi apareka igare agashyiramo ikiganiro. Gatatu nanyuze no kuri salon de coiffure hariya nyine nyuma yaho dukorera, bari kureba ibiganiro, barabikurikirana. Yego ibaze noneho ikisigaye kigezweho, mbwira umumotari ntese ndashaka untware, nkabona arimo araseka, kumbi sinzi ibyo aseka. Yarangiza ngo pasite ngo gihongo utware. No kuvuga ngo turashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwegereje iterambere internet, byose biva mu buyobozi bwiza. Abamotari ndabashuhuje, tonde mvuga abandi basigaye abayede. Umuntu ukorera 4,000 ku munsi arakemera bati ndakeneye kumva uko nava muri bino bintu. Yego abo bose urundi abashuhuje mwese, abakora mu biro, abakomeye, aboroheje, abankurikirana bucece, batanamvugisha, abanabikunda bino biganiro, kandi abo byagiriye akamaro bose. Imana ibahumugisha. Imana ibahumugisha cyane, kandi nayo Imana ije igukomeza, ikongerera ubwenge, guhishurirwa kugira ngo tugezeho
ibintu bizima. Amazina yanjye rero ni Jerry nk'uko mwabyifuje, turacyakomeje n'ubundi mushumba turagarukanye. Sinzi rwose uyu munsi noneho yambwiye ati ngwino wicare nawe wumve muhungu wanjye. Niyo mpamvu naje kugira ngo numve icyo dufitiye. Yego rwose tayari Rwose dusengere ubundi uze utubwire ibintu tugiye gusenga uyu munsi rero. Yego. N'umunsi w'ejo ndashaka kubabwira umunsi cyane ndashaka kubwira ijambo rivuga ngo nubona bano bantu, niba uziruka, niba uzatega moto, niba uziyakingirana, niba uzafunga biro, nubona bano bantu bagera kuri 7-6 ngiye kuvuga, uzirukanka ubahunge mu buzima, ntimuzahana ikiganza, ntuzabaha umutima wawe ko bazawushishimura, ntuzabaha akaguru bazakavuna. Ugomba kubirinda mu buryo bukomeye. Narengeze ngo ugiye kuvuga ngo nubabona aho uzaba uri hose uzaveho ubasanganire. Oya, icyambere ni ukubima, wabaha ibiryo, amafaranga, ibyo bashaka, ariko ntuzigere wemera ko binjira mu mutima wawe, kuko binjiyemo bawubyiga niko bazasohoka bawushwanyaguje. Abantu ugomba kwirinda. Ubwo bameze nka wa muheto w'ingobe cyane, barashinga inyuma urashishimura noneho ugasohokana byinshi. Ntuzigere ukingura umutima wawe. Niyo mwasangira muzasangira ibiryo, ariko ntimuzasangira amakuru, ntimuzasangira amasezerano, ntimuzasangira ibintu byawe byose. Nabo kwirindwa ni abagome bimbitse, ni abanyamahane, n'abanzi gica. Ubabonye urabona kwiyegereza ukahita umubonaho ibimenyetso tugiye kuvuga. Irinde rwose. Nanjye ndi hano turakuburiye hakiri kare, nutabikora uzasangurira. Narabwiye ngo ubumwe bw'abera ministries ntabwo twigisha kwangana, twigisha kwirinda. Basanga hari n'uri bwisangemo muri abo bantu. Bamaze no kubangiza already. Ngiye kumva bareba nanjye. Akoze. Turagushimiye uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro. Turagushimiye ko dukunda urukundo rudasanzwe. Turagushimiye ko dukunda mu buryo budasanzwe. Turagushimiye ko uri uwera kandi uri umwami w'amahoro, kandi turagushimiye ko ujya ukora ibitangaza byinshi cyane. Mwami Imana, mu buzima bwa benshi aho duherereye, udufashe kugira ubwenge. Ijambo ryarambwiye ngo ubwo ubuze ubwenge nanjye ndakuretse, kuko ubwenge aribwo buyobora byose. Komeza ubane natwe muri byose, Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Kandi hano twabonye n'umushyitsi. Silas. Nubwo tamushyira muri kamera ariko arahari Silas. Silas turamukunda cyane. Sesira baguhaye ukabasuhuza nta kibazo. Fata mikrofone basuhuze nubwo bazakwerekana ubutaha nta kibazo. Murakoze cyane ko makari w'umushumba. Yego. Imana ibahe umugisha bakurikirana ubumwe bw'abera. Bakomeze bagubwe neza. Ni Silas nk'uko mushumba bivuze. Imana ikomeze kumumugisha. Murakoze Silas. Turakwakiriye. Ubutaha turimo turategura ikiganiro tuzakorana. Ni umukozi w'Imana cyane. Oya, afite n'imbaraga n'umuhanuzi, abantu bagiye bamuhamagara arahanura. Yego. Yaransengeye ndakira numva ndishimye. Niba bya bindi bavuze yuko ngo bantanzeho ibitambo bakananirwa, hari igihe nari nguye kwa muganga aransengera mvayo nuko byose ni hatari. Nubwo ntabyemera gihe ariko sinamenya ngo ni ibiki. Reka twigendere. Wakoze kuza. Aba bantu rero ndashaka ko tubaganiraho mu buryo bwimbitse, icyo wumva ubariza abantu bababaza. Niyo mpamvu ubona nanjye natuje. Umuntu wa mbere ugomba kwirinda mu buzima ukirukanka ukagenda, nugukenera afite ibibazo byakemuka ntiwongera kumubona. Umuntu wirinda wa mbere na mbere. Wa mbere. Numubona hirindwa yo kugukenera buri gihe ari uko afite ibibazo cyangwa afite serivisi agushakaho, yarangira ntimwongere kubonana. Uwo muntu nuko muhunga kumwirinda. Aba bantu rero nibo beze gusa muri ino minsi. Niyo mpamvu duhorana amarira. Kandi uyu muntu ugukenera afite ibibazo yaguhunze, uwo nyine bivuze ko nawe n'umukenera atazigera guha umwanya. Ese azaguha gute? Muhuzwa n'ibibazo gusa, uri umukemuzi wabo. Ni ukuvuga ngo kuri we nta gaciro ufite, ariko ufite icyo ashaka kugira ngo akibone. Nimba nagukurikiye neza, arakwigiraho inshuti. Wa mwanya atakubonera igihe umukeneye awukubonera, ariko afite icyo agukeneye. Muri make we ntabwo agukeneye, agukeneyeho bwa bushobozi. Niyo mpamvu buri gihe agukenera ari uko afite ikibazo cyamara gukemuka ntiwongere kumubona. Witegure ko nawe nukigira utazamubona.
aba bantu nibo turi aba bantu ugomba nibo kubahungira turi kure nibo turi kumwe ukagenda kure. nibo wahuye nabo turi sira? kumwe wahuye nabo n'abangona mwahuye nabo mwarahuye. abantu bagukenera ko bafite iki, bagukenera ko bafite iki ibibazo ariko ariko bagukenera ko bafite ibibazo, bakagukenera ko babuze uko babigenza, Yego. barangiza bariya ni kimwe nk'umuvugabutumwa. Yego. nk'umuntu ukubwira ngo se wadusuye ari ku cyumweru ngo uzaze wigishe ku cyumweru, ukibaza kuva kuwa mbere ntiyari azi ko mari kumbi abo yatumiye bamukujeho, babyanze noneho aje kureba uwo ajya yihanagurizaho. yego hari igihe gihuha nk'abandi nanjye simba, baba babyanze bikaba byiza iyo agomba agasanga nawe ufite iki, ufite ufite indi gahunda ukabikora. ukibaza uno muntu arose ko anyeneye ku cyumweru nijoro kumbi ntiyigeze anyenera, ahubwo nuko abo yashaka bamuvuye imbere yababuze cyane. karako nakubwiraga. aba bantu nibo turi kumwe mushumba. turabana iyi niyo si turimo, turabana muri Kigali, turabana mu nzu, turabana mu kazi, turabana ahantu hatandukanye. Reka nguhe urugero. yego urabona aka kazi dukora. nigeze kuba mfite umuntu arambwira ati mfite website runaka, ntabwo nyivuga amazina, ati wowe uramfasha undizayiningire website, unkorere na logo, hanyuma nanjye nyuma, kuko hari ibyo yakoragamo numvaga byazahura. ibyo ni ibintu bisaba amafaranga menshi, ariko iyo ufite inshuti irabigukorera. ariko uvuga uti nanjye hari aho nzamukenera, azanyohereza kubona ubwo hari nashakaga nanjye. Okay, nta kibazo, turayidizayininze, irabominze, dukoze logo. Ego bwa mbere yaramfashe, nyuma tumaze gukora logo nyamara kuzimwoherereza, wahisemo iyihe kuko ukora wenda nk'eshatu enye, agahitamo iyamubera nziza. ahitamo, arangije guhitamo mbona yayikoresheje, ndabona ni sawa. hanyuma ntangiye kumwaprocinga ngo mubwire nanjye cya kibazo mfite tugifatanye. na n'uyu munsi ntaransubiza, na n'uyu munsi. buriya rero nihura n'ikibazo bakayihakinga cyangwa bakora ikindi. twahuriye muri press conference y'umwe mu basitari bina, barabibonye, abura uko areba, abura uko yifata. nibo dufite. ni ukuvuga ngo uno muntu ugukenera ari uko afite ibibazo ashaka kumukemurira, byakemuka ntimwongere kuvugana. bivuze ngo uwo nguwo nawe ni umukenera, ntuzigera umubona. yego, uyu muntu agomba kukuvira mu buzima, nukomeza kumubika ni virusi yinjiye muri wowe, arakumunga, arakwica, arakwangiza, arakonona mu mutwe, fizike, morale, byose akumara. wamwumvise ariko uwo muntu ndamwumva cyane. uwa kabiri ni umuntu utabika ibanga. niba atabika ibanga ry'inshuti zawe cyangwa izi, ntiwizere ko n'ibyo uvuga n'abazabibika. rukana mu izina rya Yesu. tubaziranye barahari bose ku muhanda kare kure. umuntu utashobora kubika ibanga rya mugenzi we, ntuzigere wibwira ko azabika iryawe. nimbaza n'iby'abandi kuri wowe, ubwo n'ibyawe azabijyana ku bandi. azana agakombe k'amagambo, agashyiramo, agatega, akakuzaniye ngo yakubwire, agahita atwara ingorofani y'amagambo agukuyeho. uwo muntu ikizamukubwira, muzicara wumva avuga abandi, utuntu twajyana n'utuntu turi aho, mbega n'iterambere ntaryumve. rero utashobora kubika ibanga ry'inshuti, akaba atabika ibanga ry'urugo rwe, akaba atabika ibanga ry'ibintu runaka, ntugategereze ko nawe azabika ibanga ryawe. irukana, ntibibaho. hunga, vuduka, sohoka, ceceka. nakubwira guhunga tuvuga si ukumuvaho, ni ukumwigira ubwenge. guhunga avuga ati nuko byagenze, ni kwa se ninyema, turi mu isi y'abantu. none se ibyo ni ibiki? nuko byarangiye gute? agataha nta makuru umuhaye. harimo abantu bagenzwa n'utuntu twinshi, cyane cyane aba batagira ibanga, ashaka no kugutega udutego ku bushake. yego, ko rekodinga kugira ngo yumve
ikikuvamo agitware acyagure turavuze ngo gurupe y'abantu ba kabiri batabasha kubika ibanga ry'inshuti zabo bakarikuzanira z'ingo zabo abexi babo abo bararanye abo bakorana bakoze uko bakoranye amabanga yabo ntuzibwire ko ari wowe muntu w'inshuti ye kuruta abandi kwibwire ngo umumenere amabanga nawe byazabishyira hanze direct ni ibintu byoroshye umuntu urumva akenda ava mu buzima toxic murozi kabutindi karahabutaka ku rwego rwo hejuru aragimeze nk'idasiga imyanda hose uwo nguwo ugomba kumwirinda kumugaragaro mu buryo bwose bushoboka uwo ndamwumvise nawe hari icyo umubazaho kindi icyo mubazaho ni ukuntu ndacyagaruka kuri bwa buryo bwo kubana nawe turamumenye tumenye n'ikimugenza tumenye n'ibimenyetso bye twebwe tumwitwareho gute urumva ntago dushaka gukata umubano wacu nawe nk'ukupa fizibure cyangwa uzimya itara turabana nawe gute abibuka ikiganiro twaganiriye kuwa kabiri twabwiye ngo gukosora uburyo bumwe bwo gukosora umuntu yego nibuka ko hajemo low voice no kumutuza ahangaha ikintu uri bukore nuko icyaje gushaka ugomba kukimwima mu rukundo rugwaneza aje gushakaho amakuru n'amabanga ngo ayamenye kuko umuntu batari ko ninde watumenye amakuru y'akanaka twamumenye ubundi umuntu utazi amakuru yawe ntiyakushyira hasi utazi amakuru ntayo kandi uvuga ngo baragutumaho wa wundi iyo aje akavuga kugira ngo mbane nawe ni uko mwima icyamuzanye yaje gushaka amakuru kuko uba wamumenye kare mumenyeraga ko yavuze abandi igihe atavuga ibyanyu ese umwana ariga yagiye ku ishuri yiga hese mu ishuri risanzwe nk'abandi none se ko daheruka madamu arahari none se cana yawe irimo iragira nibisanzwe ariko hari n'abandi bakora ukunuku none ugasanga we arashaka kukuprovoka abaza utubazo uramwemerera no comment yego wari urwaye nararwaye ndakira amafaranga wayakuyese umurwayi ntaburi kimuvuza amituweli zirahari nuvuga ngo inkuru aje gushaka iwawe zimwime ariko umuhunge mu mutima yego urakoze umuntu wa gatatu ukwiye guhunga we noneho muhungishe n'ikofi ubutunzi umuntu ushaka ko musesagura na dukeya ufite gatizana nta kibazo yamenya ko uyafite mukaba mutanywera agafanta muri karitsiye tujya n'aha na uko ushora mu kugukuraho utwo ufite akatumaraho kugira ngo musesagure murya munanywa munagira mute kandi ugasanga buri gihe nta fagitire ajya atanga ntajya yishyura ntabwo abo bantu bazi abo bantu ndumva ari babi cyane ntabwo urahura nawe kubwira hano ko hari bowadi twakwimutse hariya ko hashobora kuba hari heza kurushaho kumara gushora kugira ngo natwa duce ufite udusesagure utumare ntabwo byihore ugasanga urugero muragiye brochette imwe yari ihagije mu buzima pe n'igitoki ariko kumujyana ati mushyire henye kibaze enye yagiye mu rugo enye n'ibihumbi bingahe reka tuve ko tuzirira ha ibihumbi ha 2 bugenye n'ibihumbi 8 shyiramo fanta nyoye ati n'ibitoki 6 uri umugabo uragiye ugiye kumiragura ibyo bintu mu rugo bafite n'inzara ugasanga bikoze 1 3 4 5 we nta kintu akora ku mufuka we ahubwo aragufasha gusesagura no gusenya ibintu byawe ibihumbi birenga 25 byose utakaje ako kanya kandi nitwanze ko dusangira we iminsi yose ihora ari mibi nta n'iminsi myiza agira kandi nawe byakora arabizi yamenya ko winjije umunsi telefone amakuru mwiriwe mute ngo no dusohoka mbega bakumva basesagura ibyawe byose ufite bene uwo muntu utavuga ati birahagije ibintu nta kibazo ntabwo ukwiye kumuhunguka mwiruka umuntu ni mubi cyane kandi barahari niba buzuye nge barahari ndabazi we ngo tugiye kuzamurira amavuta muri nuze ngo muri Serena Hotel ndayazamura se ni kuri aritari ajya kunywesha fanta ya bingahe undisha amaba y'inkoko y'ibihumbi 10 na bingahe kubiriki urashyira mangahe se mfite umuntu ntari buvuge n'abari hafa
waranakubwira ati ndagushaka duhurire ahantu muri hoteli muri Simba yeze kuno muri Simba abona ntumira ahandi mpageze ati facture ngaho yishyure ariyo wantumiye ati saro wishyura hari umuto wishyura umukuru ndavuga ni iby'ubuto n'ubukuru ku mafaranga ntibihari ni wowe wampamagaye nigeze nkora commande hoya nigeze nahamagaye aba seriveri hoya urayishyura muri se ko ntafite ndabigenza gute akora commande nta bafite se urumva ko ndangije ndabikora ashaka kugusiga ariko yongera n'ikindi gihe arabikora no abantu barari nkabo ngabo gato ndamubwira ngo niba untumiye utari bwishyure no ngiye ngumva unteye gusesana dukenera n'ifite ngomba gucungiraho bitari muri plan umuntu uzi umugore ugushorera umugore mu bibazo ngo hari imyenda mishya yadutse akaraza umugore arayakanuye ngo hari agatenge kaje ngo atabucika akajya mu madeni rega ugasanga muri bije yawe mwari mwavuze ibyo bitazakoma ku kwezi umuntu ushaka ko buri gihe musesagura ibyo mufite mwangiza ibyo mufite ingendo zidateguwe gahunda zidateguwe ibintu bivumbukiyeho ibintu bidafite umurongo uno muntu muhunge azasiga n'umwenda wo kwambara imbere ntawe ufite kandi uno muntu namara kumukena uzongera kumuca iryera kandi icyo yakuva amagamo cyarangiye nyine azaba akora iki cyo twita inshuti zitari permanent umuhungu wirukanga ako karumvikanye cyanongere nkomeze friend for benefit nabo ngabo ntabwo mbyita benefit no bikosore neza uza kumva mu cyongereza n'abantu bagufasha gusesagura ibyawe nta nyungu bagushakaho benefit ni wa muntu wa mbere uguhamagara uko afite ibibazo yego ahangaha ni umuntu ugira ngo akumanure ku rwego rw'ubutunzi k'ubutunzi ibyari kuzamuka nko gusinguragura ikibanza cy'iki ngo birahenda ugasanga we waragifite wayabika mukabikamo yaryo ugashiduka ikibanza cyarangira niwa muntu ko atari kubundi bwo bya moto byarazambye mene iki yihorera uyibike kugira ngo nuyibike uyirye nyamara akamoto kari ku muhanda gakora agufasha mu gusesa ibyawe no kwangiza ibyawe iyi ntago ari benefit ahubwo ni umugomo ugira ngo uhore uri munsi y'ibirenge bye nuwo kwirinda wamwumvise namwumvishe yaje mu ishusho y'inshuti cyane uyu y'umugwi utari ko ntazakuguriza kuko ari wowe uhora ugura ntanagura ariko atari kubu waretse nkajya Bugesera ko nabonye muri Zambyo hari akabanza nkakabana ati abantu tubagumye muri Kigali haracyagurika munsi niwe kubuza kugura mu manegeka bahatuye bose abantu ariko uko icyo ashaka ni ukugira ngo uhore umanuka usesagure unaduke wabonye n'utwo watoye n'utwo ufite n'utwo ubitse maze ugende umanuke ukene ko niko kuri ni uri diaspora wishora amafaranga mu Rwanda byakugora unaniwe kugura ibibanza bigura 5,000,000 muri 1,000,000 urabikura he kandi ugasanga nubwo ari mu bihugu byo hanze afite nk'amazu nk'atatu muri Kigali kugira ngo nasaza asaba n'amasaziro none bajya aho ntakura amafaranga wowe uraho tu dasazi iwanyu wasazira wavuze ko ari n'ugushora mu mishinga itabaho abibona ko ntaho izapfa azi neza ko abantu batuyana muri za pyramides gushora kujya gucuruza amafaranga kuri internet utazi aho bizagarukira ngo injiramo ngo ni meza ngo gira vuba ngo akakwizeza miliyoni zidahari n'inyungu zidahari biriya bintu inzego z'umutekano zijya zibakangurira abantu babe maso birinda besikoro nk'abo hanze barayatwara bari muri miliyoni 40 yamuri 40,000 by'amayero muri ubwo buryo 40 by'amayero bikoze iki muri mushuti wanjye ba muri Canada bamuri 40,000 $80 biragenda kandi noneho baragukonvinka ukumva nibyo kandi nta gukonvenkwa n'umubisha wa wundi wo hafi ni nayo mpamvu yabyizeye yaramubwiye ati urabona do this biragenda gutya kugira ngo abone inyungu 80 arayabara yamaze igihe atamvugisha nk'ihase twapfuye ati nari naragagaye kwiyakira byaranze urumva 80,000 by'idolari ariko baze gusevinga mu buryo 80,000 by'idolari ku mwana w'umukobwa none se urumva ataraguye hasi na n'ubu baracyafite igikomere cy'ayo mafaranga
kubera iki urumva ni wa muntu ugufasha uyobora amayira akunyaga n'utwawe utireka ntunga akatungo akise tungo wabiretse reka ngiye guhinga babyereka ibyo bintu byawe gukora n'iki bizaza humura be ugasanga buri gihe arashaka ko agushyigikira mu isesamutungo ryawe nubwo twaba duki nibishaka bari 2,000 by'amanyarwanda nayo ni menshi none se ntuyaheraho barayakorera rero uyu muntu ugomba kumuhunga ukiruka kuko agufasha mu nzira zose zituma ugomba kuba uri down buri gihe buri hasi ye ko karumvikanye si mwiza namba ntago muzi kabisa ntakangereho ntakangerere hanjye uwo muntu ni umuhanyi mubi cyane undi muntu ugomba kwitiriza kuri banga ni wa gatatu cyangwa wa kane ni wa gatatu naharenze wahatura wa gatatu yamurenze kabisa wa mbere twabonye ugushaka inyungu kabiri tubona umuntu utabika ibanga tubona umuntu gufasha gusesagura teganya umutwe wanyu gukora tugeze ku muntu wa kane umuntu urwanya inzozi zawe your dreams sasa naho tugiye kuvuga ntabwo ari zo mu buriri usinziriye nyine ni imishinga utegura indoto uvuga uti ndifuza gukora iki kandi na savings utungutu kugira ngo nkore biriya tiwaya ntagushyigikire mu nzozi zawe kazangiza ahubwo akabata kwereka ibintu turabona ibyo byo kubaka amazu bireke gira gutya na gutya na gutya mbega akadeviye inzozi zawe adashaka gushyigikirire kwa rufite ufite icyo watekereje ariyo mpamvu nahise mu gihe gukora ikintu ucecetse ntawe ubwiye akamubwira ngo uretse ko nasanze bamubwira bose abanga ariko ngo nkaho urajya kurwana uri kurwana ni nkaho urajya amubwira ariko nyine nshyeneye kugira ngo nkore ibintu ngo yangura umvanga urabona ngo ifaranga ryaraguye byaranze nta mpamvu n'imwe ariko nta mafaranga abikwa igihe kinini ntakoreshwa abadukurikiranye ahangaha ku bumwe bw'abera ministries tubakangurira ko kwa gatandatu hari igikorwa gikomeye kandi cyiza twifuza kugira mu ruhare gira ufasha na Imana gushyigikira babwira ikintu kimwe aba bantu bari bafite umushinga bateguraga barangiza umuntu akanga kubashyikira mu mushinga w'ibitekerezo akabadeviye ayo mafaranga bari bateganije aracyahari ari hehe arabuze amafaranga n'ibitekerezo ntibigiye mu bikorwa kubera ko uwo muntu yanze gushyigikira inzozi zawe cyane turabona nigeze gufata umugabo umwe aho nayoboraga gutya hafi nari nzi ko hari ikibanza cya make harimo n'akazu ndamubwira ariko shaka 800 ikibazo ntago ari kare akazu ikibazo ni ubutaka ndamubwira ngi hari amakuru mfite henda kugusharinga uyu munsi wa none nutunguka uzambwire nyaguhe ngo reka mbere kamanze ngi kwikorera ibyo nkora ndamubwira nti nyamara ushaka wanyumva kumbi nari nzi ko yagiye guca site ibanza bikagira agaciro arayanga ngagiye kuyakoresha nk'ibintu ngo ngagiye gukora ubukwe kandi yari asanzwe abana n'umugore ndamubwira se ko umugore wundi wamwishingiye waguza akantu kazagutunga nyabone kuzapfira mu bukode Jerry nta mwaka washize ko nari mbizi muri plan bakase site umuntu wakaguze ntari buvuga izina ashobora kuba ara cyangwa atari hano yadusuye umuntu wakaguze bamwishyuye miliyoni 11 2,800 gusa kandi yarayafite Tose uri murahatira ngo ujye gushyingirwa n'umugore ntimusanzwe mubana ni ibihe bishya bihari n'undi ko wishingiye ngo urumva ngo ni kurenga hasi nahashaka ngo nzabikora akazi karabura urumva kuko ndamwereka ibyamugirira akamaro ariko hari indi nshuti cyangwa se n'umusegura bamushyiragaho pressure wacu uramubesheye ni ibitekerezo bye bwite ko muntu ndamuzi ntatamugiriye inama we rero yavuze burya abagore ashobora kujya inama akenshi uzacunga uzi ko uwo mubana inama zuzumva nk'atari ukuri tegawe numara kurongora uzabibona ushobora kujya inama umugore turi murambeshya umugore yakugira inama turi murambeshya aho ugasanga abantu bakunze kumva ubundi abantu basenya buri gihe bakunda guha agaciro inama zo hanze
kurusha izo mu rugo kubera gutinda no gusuzugurana no kubana mupfa ubusa n'ubu n'icyo tayari umwanzi akaba ari ubwo n'umuzi uraragira uko ahumeka inyuma umwumva byose zimbegeze bavuga ati po nkawe koko bambwira iki ugasanga inama zo hanze zigiye kugira impact cyane kuruta hagati aho ngaho ariko umuhanga wo kubaka aha agaciro inama zo mu rugo baganiriye tutirengagije ko hariho n'abimana igihe cyo kuganira mu ngo umuntu akwima umwanya mu bantu wo kuganira nawe ukamubura pe munararana munapfumbatana munasangira akakwima umwanya wo kuvuga ya proje hari abarindiye kwibwa ko banyina bayemera bashikiye bayemera basaza be bayemera kubaza icyo yivuga iwe akakureka kuriya akakwima kandi ntabwo umva ko umwanya kandi muri kumwe rego umuntu ashobora kuguha ibiryo akaguha ibyo ushaka byose arahakwima umwanya wo kuganira ijambo rya kandi rifite akamaro so rero icyo ni ikintu ugomba kumenya umuntu udashyigikira inzozi zawe cyangwa your destiny ni umuntu mubi uwo nawe ni mubi ko tuzi abaguze ahantu uyu munsi amagirira akamaro tuzi n'abasuzuguye ibintu uyu munsi bibazanira ingorane barabyifuza ntibashobora gupfa kubibona ko ntayerekwa n'iryo bafite bararyishe uwo muntu wumva ari mwiza kweri ariko ngo baduca intege ngo wifungura YouTube channel ibyo ni ibintu abandi bagahaguruka ngo adeperi ngo bahana babikora akabihorera rero ko tuzi ibyo dukora na nyamanza tu ngira ngo uyu munsi uwaza kugura icano yanjye ndumva twavugana ibintu biremereye mwavugana bana mwicaye ahantu urumva ariko usiye ko ntayitangiye ni ministeri giye urumva aguciye intege ntashaka iyerekwa ryawe tubwizanye ukuri urusengero rw'ejo mu 15 ni rwahe abasabu ufite bagiye mu 15 simburaho bakengaje 15 none se urwo rusengero rujyango bangaye niba nibura ku munsi ndebwe n'igihumbi abo batanye mu itaniro ryanjye ni bangaye nubwo ntabaturisha mvuze ngo bature ntibatura kuko simbikeneye buri muntu mu itorero rye abo wejejwe muri ryo no muri byo hahuriye kuko ubumwe bw'abera si idini si itorero niyo baba 500 ndumva nta hantu nubwo baba 300 ugiye nta kibazo kuko hari urusengero rwinjira nk'abantu 20 n'ijana rero hari umuntu ukubuza umushinga wikundimo ngarakuriya mukobwa wa muretse tubagushakira undi baragushakira undi ariko umutima wawe ukunze uriye kandi uriye ukunze hari impamvu tiyenda kuba ari influence tereka mbyihorere ubundi urukundo ufite ahubwo ati wari ugiye kujya mu byihorere wajya muri bingi uyu muntu no guhunga kwibukanga yego turagenda undi muntu ugomba kwitondera no gusenya aho utari uzabibwirwa n'iki ko yagushenya aho utari azakubwira amakuru ariko abatura bafite erega umva nkubwiye aba bantu tubana nabo bose usenya abandi imbere yawe nawe yudaharara gusenya cyane nkuko navuze ngo umuntu uvuga amabanga y'abandi nawe yatwara umuntu uzaza imbere akagu abantu bose akabavuga nabi basenya ukibaza mu buzima bwe wowe akagusimbuka kuko hari mu buzima bwe nta numwe yagize akantu kazima akora uyu muntu rero jya umenya ko niba asenya abandi imbere yawe nawe azagusenya aguharabike agusiga umwanda kandi bizakugiraho ingaruka umuntu ni mubi cyane cyo mvuze wa cyangwa wananiwe ntago byumva oya ndi kubyumva ndagira ngo kimwe gobera minisitiri mu byumve umuntu uhagarara imbere ya akagusenyera abantu bose imbere ntawe yemera ntawe ashima ntawe agira gute ndakubwiza ukuri mu gihe udahari niwe uza kujya kuri page ya mbere cyane rwose page original ihita ko yahita akigera ahandi agiye kujya uraza kuba uri topical kandi bakuvuge mu bambere babanza niyo mpamvu atangiye gusenya ngo tubyihorere tuganire ibindi cyane hari abantu bose bita abapagani bose mbega abantu yageze imbere yawe n'umwiza araharabika nawe ukavuga ngo rero ngo nabonye inshuti mbwira wapi nawe nuhava aragushyira mu magambo kandi urarwara isereri
abantu nabumva n'uburi imbere ye uyu wenda umva akabije ni kwa gufunga umuntu nko kumwima ya makuru afitanye isano na wa wundi. Icy'ingenzi ni uko gusuzika gusa jya witegura ubundi kubaho kwiza ni ukwitegura kubabara batarakubabaza bikurinda bya bikomere mu gihe byakugezeho iyo bije bisanga warababariye. Uno muntu rero icyo kubwira ni uburyo asenya bagenzi bawe imbere yawe, tazagira ngo ukozwe muri beto, tazagira ngo uri umunyambwa kumurusha, ahubwo nawe najya aho utari arakomanuka atuwamureba harara tino kubona kigenda gusa aturiya zafite icyuriya ati shyireho paraleli mwumve ibyavuga none se yanze wayishyuye sha wapi byananiye cyumvise. Ariko ibyo yakoreye iwawe ibyo yakoreye imbere yawe nibyo azakora mu gihe udahari. Yego uko niko kuri. Ni babe cyane abo bantu babatubuza gukizwa. Abantu bakomerekeje imitima y'abantu benshi, abantu barwajwe na bino bintu. Rega tubana nabo mu itorero, tubana nabo mu murimo, tubana nabo muri korari, tubana nabo mu ivugabutumwa. Abo ngabo nyine uri kutubwira. Umuntu wundi ukwiye kwitondera ni umuntu utakubabarira iyo wakoze ikosa, utaguha imbabazi, ahubwo akagucyurira ibya kera. Ubundi umuntu utakugirira imbabazi batakugirira n'urukundo, kuko urukundo rungana n'imbabazi umuntu akugirira mu gihe wagize ikosa. Ubwo ndimo ndakurura ibintu uri kumbwira nkumva uburemere bwabyo, nkumva nkahita mbihuza n'abandi bantu n'ahantu njya mbibona. Ubwo nawe uri gukurikira iki kiganiro ufite ibyo uri guhuza nabyo, ufite abo uri guhuza nabo bitewe n'abo mubana, bitewe na situwasiyo wagiye ubonamo runaka. Ubwo ngewe uko uri kuvuga ndi kugenda uko ndi guceceka, hari amashusho ndi kugenda mpuza. Urabyumva mpuza nkavuga nti ahangaha nzajya niruka, uyu nguyu naza nzajya nshyiramo imfunguzo ebyiri, nkamenya ngo hari rukuta ngomba gushyiramo. None se umwana wa murumuna wawe cyangwa mukuru wagusuye mu rugo wamwirukana? Usanzwe umuzi w'ubujura wamwirukana? Ntiwamwirukana. Araharara ariko mukamuhunza telekomande, inkweto, akantu bashyira mu mufuka, akantu kose yatwara katabona kwigizayo kubera ko uramuzi, uzi indwara ye, ariko akarwara yifiteho ni gatuma kandi ntiwamubwira nabi, wamwirukana ntibutongane, ahubwo mubikana inkweto n'amaraso, telefone na sharijeri ukabyigiza. Kavuga utumva mwana wa muze muganiriza umushyitsi ku buryo muri saro atabura umuntu atagira nka cokonyora ajya no musiga mu rugo uzikaje ufite ingeso z'ubusambanyi, hasigaye ndadasambanya umwana wawe. Yanabikora nuvuga ngo uramuzi uzi arimo, ariko ugiye kwirinda ko biba muri bumwirukane mwene wanyu ariko nta kundi nuko ateye, ushireho mucunga. Rero umuntu utakugirira imbabazi aba nta n'urukundo agufitiye. Ibyo ni ukuri, kuko na Bibiliya iratubwira ngo urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose. Ndumva sinzi n'iminota ndumva wadusubiriramo abo bantu kugeza abavuze babakora iki kiganiro nsama ari byabagora. Ubwo baje kuvuga narishikaje umuntu umwe gusa, uwo muntu umwe umuntu wundi yego dusoreze ni umuntu udashobora kugutega amatwi mu gihe ushaka kumubwira ibintu ari we wahisemo ngo ubwire ibintu byawe, ariko ntagutega amatwi, ukabona muravugana ari muri chat, ukabona nta gihe afite cyo kukumva kandi urababaye, ahubwo bigaragara ko wamubereye stress, kandi we wamutoranyije mu bandi ari we wizeye ngo umubwire. Ntakubwiye ngo sinzaboneka, ahubwo aranaje ariko nta mwanya agize, aharadahari. None ukabona ibyo umukobwa ari muri chat ngo uko byagenze se ngo harya uvuze ngo ntahari, ntagafasha umwanya kureba mu maso, nibura n'ubwo yaguha iminota 10 cyangwa 5 yonyine, ariko agutega amatwi, akureba, akumva inkuru yawe ayishyira ku mutima, akurura amarangamutima, akurebamo nagana. Abo bantu rero nabo kwitondera. Tubonye abantu benshi cyane, twabonye umuntu
ugukenera ari uko afite ibibazo, yego, ibibazo byashira ntongere kumubona, ntumutekereze. Umuntu utakubikira ibanga, uko utabitse iry'abandi ntiyabike ryawe, birumvikana. ryawe. Ikindi ni umuntu ukubuza, garukeho, ni umuntu utakubabarira, niba nihuta cyane, ni ukubuza, n'umuntu ushyigikira kumusesagura imitungo yawe muyimare. Ikindi ni umuntu udashyigikira inzozi zawe cyangwa iyerekwa ryawe. Ikindi ni umuntu ugusenya aho utari, kuko washenye abantu imbere yawe nawe aragusenya. Gatatu, udashyigikira inzozi zawe. Ikindi ni umuntu utagutega amatwi mu gihe umukeneye, ugasanga ari bize aricanira televiziyo. Ugiye kureba umuntu agacana televiziyo, kandi ufite televiziyo nini ugiye kumubwira ibintu ngo muture. Ndagushimiye cyane. Abantu bari badukurikiye bazandike muri komenti, kuko iki kiganiro ni umwihariko wo muri iki cyumweru. Ngewe hari ibintu byinshi nize, hari n'abantu benshi ngiye guhunga. Ndagushimiye kandi so kubahunga no kubahunza umutima. Yego, twabyumvise, kuko bashobora kuba ari bamwe mu bafamiliye yacu. Nta kubegereza umutima wacu. Yego, nta kubegereza umutima wacu, kuko twabonye ko bashobora kuba bo muri famiye yacu, bashobora kuba abavandimwe, kandi bakisanga bari muri ubwo bwoko bw'abo bantu. Twabata babwire ngo nibakomere. Yego, abantu bagomba kubitondera. 1 2 3 4 5 6 7 mu buzima bwawe. Izi groupe z'aba bantu genda kure. Genda. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Mushumba.